yarakubajije ngo my brother uzatwereka ubukwe ryari? ryari ni icyo cyonyine nasubije nanjye kirago igisubizo ni ubukwe zababereka. yego nawe arasha n'uwo birasa n'emera ko uzabutwereka ariko yabajije ngo ryari kuwa gatandatu gusa bazaba ari ngo kuwa gatanu ubukwe ari kuwa gatandatu ukuntu uri kundeba samudisi sibwo buzaba bwabaye yego yego gusa bazaba ari Friday gusa yego ese barako bagwa imvura mbo mu kwa kangahe kwa munani kwa bagwa imvura nyinshi nta mvura tuzayikira sinzi impamvu kuze wahisemo kuri ako kwezi kandi ukuvambura abantu badafite muko tuzabaho gute Imana subize ko ndi umukozi w'Imana, Imana izareba ukuntu bigenza. Okay. Cyambere utekereza iki ku muco wo gutera ivi? Nzabimenya nyine nanjye numva icyo gihe cyageze. Ariko simbizi. Bivuze ko ari igihe waritera nawe. Ntabyo nzi pe nawe nkubeshye. Sinzi iyo byaturutse uwo muco sinkuzi. Ariko byaje nkaritera. Kuko nyine nuko naba mbyumva. Ariko ntabwo ari bibi. Kandi nanone jewe si ibintu ntekereza cyane. Si ibintu ujya ufatira umwanya gutekereza. Reka. Akomba ku buryo utaradetermina uvuga ati ngiye umukunzi wanjye nzamuterera ivi cyangwa nzayimwambika mpagaze. Ntiwayimwambika se umuhagaze cyangwa mwicaye? Hega wanamushatse kutanayimwambitse. Wamujyana utanayimwambitse ni ngombwa se? Uranze bayakahanduye. Ntago ari ngombwa. Si ngombwa no kumujyana wayimwambitse. Akuze ayo mafaranga ibihumbi bingahe ngo byo kugura ngo impeta. Ngo ukongera ukamuha n'iyindi. Usanze umukunzi wakubwira ati mbonye ngewe rwose kugira ngo bikunde urabanza unterere ivi nyambike fiançailles. Kugira ngo bikunde nabanza nguterere ivi. Ntago ari uwo rero. Nagaruka meze. Ubwo ntago ari kameze. Biriya usanga nagaruka meze. Nagaruka meze. Akwa umugari. Wanjye zaba yoroheje. Baranabivuze ntago arazaba uramufite ntumufite. Umukobwa umuntu mukunda nizeye ko muzabana. Ese nkubwiye ko mufite ntago wazongera kumva icyo kibazo. Wa mugani. Ntago wazongera. Ntago nzongera. Mbikubwiye ngo ndamufite ntago wazongera kumva icyo kibazo. Ingwana ni iki? Okay. Sawa. Gamumbwa arahari. Amara wabitekerezaho? Ntabitekerezaho. Imaze kuba ingahe? Niyo se mama nabwiye ko ngiye gukora ubukwe. Imaze kuba ingahe? Ingeze mu myaka yo gukora ubukwe. Ngeze imyaka y'irongora. Bakuze rongora mbo. Nyarwanda. Nakuze ariko nakuze nyine byo gukura bitari byo gusaza. Oya gusaza byo ntago ari gusaza. Cyari umujene noneho n'ubushobozi bwo kurongora barabufite. Ntabufite se? Iyo ntambuka urabona. Urabona iyo ntambuka. Ndabubona nabubona. Kuri umwe mu basore babajeje itafaranga bari i Kigali. Reka. Ese agira neza papa. Kuri mu basore babajeje itafaranga bari i Kigali. Kuri pe. Yesu ni mwiza. Uretse kugenda ubanza umenye n'aya makuru. Mbere na mbere ndagushimiye wabashije kureba kino kiganiro. Mwibutsa kuganda kuri subscribe niba rugambira ugeze kuri channel ya Niwezaki. Kandi nshimira umuntu wese subscribe kuri Niwezaki. Nje duhorana umunsi ku munsi ni Zaki. Rero ikintu nje kukubwira amakuru utagomba kuyoberwa cyangwa se kuva hano utamenye ni icyerekeye video mbashije kubereka. Iyo ni summary ya video narebye kwa Irene ifite isaha n'iminota 40 irenga. Nge naje nyikorera summary kugira ngo nze nyifashisha no mu buryo bwo gukura amakuru y'inkuru imaze iminsi isikira hirya no hino ivuga yuko Dorcas na Israel Mbonyi bari mu rukundo kandi rugana ku bukwe. Rero icyo nje ni amashira kinyoma kugira ngo usobanukirwe iby'iyi nkuru igenda ivugwa hirya no hino. Ndizera nashidikanya yuko uraza kubusobanukiwe 100% uzi ngo Dorcas ndetse na Israel Mbonyi ibyabo bihagaze gutya.
uraba usobanukiwe 100% nicyo nagusezeranye. Icyo usabwa ni ukubana nanjye kugira ngo umenye byinshi mu byo ngiye kukubwira nabashije kuba nakegeranya. Ni ukuvuga ngo iyi video mberetse icyo yari igamije ntabwo ari ubu bukwe bw'aka kanya mbye mberetse. Icyo nari ngamije ni ukuvuga ngo ino nkuru iri kugenda ivugwa hirya no hino iyobya abantu bababwira ko Israel Mbonyi ndetse na Dorcas bafitanye ubukwe, bafitanye urukundo rumeze nabi. Rero ni ukuvuga ngo ibi ni igihuha cyambaye ubusa. Ikintu mbikoreye ni iki? Urabona izo foto naberetse kuri iyo invitation cyangwa se kuri iyo save the date ni amafoto atandukanye nta n'ahantu na hamwe ahuriye, ariko utabashije kwitegereza neza wabona bari ahantu hamwe, ndetse n'iyo ngiyo ari save the date iri official. Rero icyo nshaka kubabwira ni iki? Ahangaha kuri social media turi abantu benshi baba content creators, ariko iyo utabashije gushishoza abantu barakuyobya ku buryo ushobora kugenda ukagendera mu kigare utazi ibyo urimo. Rero iriya video nkurikije ari amagambo Israel Mbonyi yagenda agasubiza mu bibazo yagenda agasubiza, ni ahantu byari bihuriye n'ingihe wagendaga mfata ingingo nkayihuza n'indi kandi ukumva ko zigendana umurongo ku murongo. Rero mu warebye ikiganiro kirambuye yavuze Israel Mbonyi yavuze yuko ubukwe bwe batabuteganya vuba ngaha. Rero nikikwereka iki? Umuntu ashaka gukora inkuru abantu batitonze ku buryo yabayobya ugasanga ntago basobanukiwe. Rero ngiye icyo mba nkoze mbaje kugusobanurira kugira ngo ubuze ukuri, umenye uburyo witwara muri ino mihanda ya YouTube ndetse n'ahandi. So ngiye ntabwo ngamije kubabeshya, icyo nagira ngo mere nk'ubabeshya ariko nze kubasobanurira nyuma, mbabwire ukuntu abandi babigenza mu buryo bwo kugira ngo batubeshye, bakora inkuru ziri prank zitari zo kugira ngo tubarebe tunagire ngo ibyo bintu ni ukuri kandi atari ukuri. Rero ngewe ino channel yiwanjye niwe Zaki, iki imaze cyangwa se icyo yaziye ni ugukuraho ikinyoma, ni ukuvuga ibintu by'ukuri, kuvuga ibintu uko bihagaze nta guca ku ruhande. Rero niyo mpamvu mbanje nzanye video kugira ngo banze uyirebe. Uri umuntu udashishoza ntiwapfa kubimenya, ariko niyo utanabashije gushishoza ngo ubimenye, icyo nkora nyuma ngiye ni ukuza nkabigusobanurira neza, nkakunyuriramo kugira ngo ube bisobanukiwe uri mu bintu bizi. Rero ibyira video naberetse mbere ni summary, ni ibice nagiye mfata mpuza, ariko bya video imwe nanone ibibazo bamazaga n'ibyo muri video imwe, ariko ngenda mbihuza ku buryo byabaye truth, ku buryo umuntu abyumvisha yabyumva nk'ukuri. Ariko icyo nakubwira nuko Israel Mbonyi yari arimo arakwepa ibibazo bamubazaga akajya bisubiza kundi kuntu, noneho nge nabihuzaga mu buryo kugira ngo mbanze nkumvishe ko ibintu byose tubona ahangaha ku rubuga rwa YouTube bishoboka ko umuntu ashaka kuba yafata ibintu akabihuzaho ukagira ngo ni ukuri kandi atari ukuri. Ndakwibutsa ukanda kuri subscribe, ukande ukazogera kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi byiza bitandukanye, kandi niba warakoze subscribe uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'umugabo. Rero icyo mba nsaba ni ukugira ngo sharing video yanjye igere kure ku bashuti bawe n'abandi muziranye ku magroupe, kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi. Igihari rero ni uko urukundo rwa Israel Mbonyi cyangwa se ubukwe buhari bwabo bavuga nta buhari, ni ikinyoma cyambaye ubusa pe. Nk'uko nabibabwiye muri video zatambutse, ibi bintu ntago ari byo habe na gato. Niba rero ubibona ukabona ari byo, ndagira ngo nkumare impungenge nkubwire yuko atari byo pe, kuko uzabibonera ku mafoto bakunda kwifashisha, ni ugufata ifoto bakayihuza n'indi. Ntago uzabona nyine Israel Mbonyi na Dorcas bafite nk'ifoto iri romantique bari kumwe ubona koko bari ahantu hamwe bafatanye cyangwa se bagendana muri video. N'ikindi banakoze video iba ari video ya AI, ntago ari video ubona ko ari video bitonde. Ngo AI yo ishaka gufata ifoto n'indi ikazihuza zigakora video ukagira ngo abantu bari kumwe, ariko nawe uzajya tubibona video ya nyayo n'itari ya nyayo ku muntu usobanutse ahita abibona. So rero ndumva amakuru nkuhaye ahagije, kandi nshimira umuntu wese ubashije gufata umwanya akaniga amatwi. Ibihe byiza, ciao ciao.